Eyo mumeze mute WhatsApp mumeze mute ngende tylo the mafie channel bayita Ubusizi TV. Uyu munsi tugiye kubaganira ku byamamare rero muri ino showbiz y'uyu munsi. Uyu munsi rero twabaganiriye ku byamamare bitandukanye, ariko uyu munsi tugiye kubabwira ku basohoye indirimbo noneho. Tugiye kubabwira ku basohoye indirimbo, tubarangire naho mwazikura, rero mugende muzumve kuko ni indirimbo nziza cyane, namwe tuzajya mucikanwa n'ibintu. Icyo ngamije no kubahereza update kugira ngo hatagira umunyarwanda usigara inyuma, ajya amenya aho ibintu bigeze. Ibintu birashyushye niwa neza ni cool kabisa. Sasa rero tutabatindiye mu bintu byasohoye indirimbo muri kino cyumweru, ntabwo tugiye kujya kure. Harimo Kevin Banda n'uwo bita Kensol, bagiye bakorera indirimbo nziza cyane bayita Mama Roda iragenda kabisa icengera mu mitima y'abantu, bakomeje kwikunda ari benshi cyane, si mu Rwanda gusa ariko no hanze yaho. Abo rero bakuririmbiye indirimbo nziza cyane muri music. Kensol ni umuhanzi mwiza cyane dufite muri kino gihugu. Urabizi indirimbo ze za Semane, za Jolie, zaki izo n'izindi zagiye zikundwa mu kuba mumuzi. Muri izo rero yagarutse none ari kumwe na Kevin Banda, barakubwira ngo Mama Roda. Kevin Banda nawe muramuzi cyane, Safina n'izindi murabizi yuko yahoze mu itsinda rya The Men, ariko The Men ikaba ikiri gukora. Deni rero yaragiye abatujemo gatoya, bamwe ati Kevin Banda bimeze bitewe warazimye, ariko wapi burya yarari kwitegura murabizi. Yaje rero yifashisha umusore bamwita Kensol, bagukorera ingoma bayita Mama Roda. Ni ingoma nziza cyane. Ikibazo cyari roki sana, ngo bikora yorosaho, niwashona niwamenya wagwana. Mugende mwishati kwa Kevin Banda, ni indirimbo nziza cyane muyumve, nagira ngo mbarabure. Abandi rero basohoye indirimbo muri kino cyumweru ni Bobo Pro yifashije Kevin Kade, bakora indirimbo nziza cyane bayita Demo. Ni indirimbo nziza cyane, murabizi ko batanze integuza muri kino cyumweru, baravuga ati abantu bacu reka tubakumbuze, babashyira agace gatoya cyane. Harimo Chris Easy, John Yagiti, Kevin Kade ubwe n'abandi na Element bari kukabyina, ubona ko ari ibintu byiza cyane, hari vibe. Sasa rero indirimbo rero yaje kujya ku mugaragaro noneho yose, mugende muyirebe kuri YouTube channel ya Bobo Pro. Ni indirimbo nziza cyane, ndakeka murayikunda. Ni indirimbo nziza cyane, imeze fresh, irimo ubuhanga bwinshi cyane kabisa. Sasa rero undi noneho wadutunguye nyuma yo gusohora icupa Attention, Shimweta n'izindi nyinshi, yaje arakubwira ngo 100% bamwita EOP cyangwa se Platinum P, wahoze aba mu itsinda rya Urban Boys. Ubu noneho rero murabizi ko ahorana udushya twinshi, niwe muhanzi ngiye mfata nk'igitekerezo ukaze muri runo Rwanda. Murabizi ko yigeze no gusinya muri Nigeria, simubizi se? Nta wundi muhanzi w'umunyarwanda wari wakora ibyo bintu uretse EOP cyangwa se Platinum P. Nawe rero mugende muyirebe, ni indirimbo nziza cyane. Icupa yigisha, iri gusingiza, igaragaza uburyo ki twageze ku bintu tubikesha umusaza His Excellence. Ni indirimbo urebye yaririmbiye umusaza. Ni indirimbo nziza cyane, mugende muyirebe, ndabakunda cyane. Mwebwe rero mutarakora subscribe, ndabasabye mukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro byacu mujye mubikurikirana uko bije. Njyewe icyo nshinzwe ni ukubashakira update mpita nzibahereza. Sasa rero nukora subscribe uzajya uhita uzibona ku gihe, nta handi wakura amakuru yizewe kandi ku gihe atari ku Busizi TV. Njye yari Tylo the Mafie. Ciao.